habaye ibintu byinshi cyane, mvuga ibyabereye igikondo muri expo ground, mvuga ibyabereye mu gitaramo cya Mailangu, mvuga ibyabereye muri yego yari Easter celebration ya Pasi Bizimana ateguraga, biza kugeraho umugore mind irahinduka, yumva ko umugabo babana atari we mugabo we, Imana izamuha undi mugabo ngo uturutse mu Rwanda. Umugore arangije yanga umugabo, amaze kwanga umugabo, urumva niba umugabo atari uwe n'umwana yumvaga ko n'umwana atari uwe nyine, aturugo Prince. Amakuru ngewe mfite uyu munsi nuko hari abantu bari i Kigali ajya avugana nabo. Prince Kid ajya avugana n'abantu bari i Kigali, hari umuntu yabwiye ngo azajya mukurikiranira yumve affaire, n'umuntu ukora ntabwo navuga ngo nawe n'umuntu uri aho ngaho baya azajya yumva ese gahunda zigeze. Ku munsi w'ejo habaye inama ya Interpol, umuyobozi wa polisi y'u Rwanda nyakubahwa Commission General Felix Namuhoranye yari yayitabiriye. Reka nogire mbaye ikaze mwese mukomeje kugenda mubana na Kame TV Rwanda, mbashimira cyane mwe mukomeje kugenda mubana natwe mu biganiro tugenda dukora buri munsi ku munsi, no kuri ndabashimira. Ntabwo ari ibintu byoroshye, nayihaye pene ko buri gihe ukonje kuri kamera zanyu cyangwa se kuri screen zanyu ugomba kuzajya mbashimira mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Inkunga yanyu ni ikintu gikomeye cyane, ukanda subscribe ku streaming ibiganiro byacu, kubireba mu by'ukuri ni ikintu gikomeye umuntu agomba guha agaciro, ndabizirikana kandi mbiha agaciro cyane. N'ama comments yanyu ndayasoma nkabona ni ibintu byiza, barabatubwira ibyo dukosora, arabagira gute. Gusa nabonye hari abantu bagiye bavuga ko ngo byaba byiza ngiye nkora ngenyine. Hari abagiye banga bakambwira ati abanyamakuru wawe nta update baba bafite. Izo comment narazibonye n'ibindi bitandukanye, ariko byose umuntu agenda areba ibyo ari byo kugira ngo umuntu azakomeza baha ibintu byiza, no kuri ndabashimira cyane. Muri iyi minsi rero hari ikiganiro nakoze mbabwira ku bintu bya Aline Gahongayire. It was just update, navuga ngo ni nk'akantu gatoya ngiye kubabwira cyangwa se ndimo kubabwira, ntabwo yari inkuru mu by'ukuri. Nabwiye ko nzakora operation, y'ibintu byose kugira ngo ni byiza ko niba turi mu murimo w'Imana cyangwa se turi mu bintu byo kuvuga ngo abantu bari gufashwa, bari kugira gute, tumenya ngo ese ni ibiki bivahe bijyahe, ibintu bikorwa bite, tukamenya abantu nabahe. Ntabwo mvuga ndi umunyamakuru nanone mubyibuke, ntabwo mvuga negative side z'umuntu, mvuga na positive byose. Nagiye mbona abantu banyandikira ngo sinzi ngo Aline Gahongayire ngo namugize gute. No, navuze nkuko nabandi, kuko ntabwo nubwo ari njye nyine, ntabwo ari njye wavuze Aline Gahongayire nyine. Nari mbivuze kubera ko nabandi nabonye babivuze guhera 2017 iyo scenario ribaye, na mbere ya 2016 habaye ibintu byinshi cyane. Mvuga ibyabereye igikondo muri expo ground, mvuga ibyabereye mu gitaramo cya Mailangu, mvuga ibyabereye muri yego yari Easter celebration ya Pasi Bizimana ateguraga atumira Mailangu. Icyo gihe byari byateguwe na Mori Entertainment, ariko na Aline Gahongayire hafi aho ngaho. Mvuga ibyahabereye icyo gihe byose nzabibabwira mumenye ngo ese ni ibiki, kuko hari igihe ngewe nagize amahirwe mba muri izi industry zose. Nabaye muri nakoze itangazamakuru rya gospel, nakoze itangazamakuru rya entertainment, nakoze itangazamakuru ry'inkuru zisanzwe za social niki. Ibyo byose nzi what's going on. So ibyo rero mba nkubwira ntabwo ari kubahatisha. Rero kubera ko hari igihe kigera, ntabwo ibyo bintu byabaye muri 2016 tuba muri 2017 kugeza uyu munsi 2023 tugiye kwinjira na 4, kuba imyaka 7 cyangwa 8 igiye gushira. Kuki ntabivuze icyo gihe cyose? Nuko ari kigera ukavuga uti natwe rega ntabwo turi cyashya, ntabwo turi inosa,
natwe abandi batuvuga ntago turi intungane. So ariko mu itangazamakuru abantu baba bakwiye kumva ko itangazamakuru nyine abantu bavuga abantu, itangazamakuru tuvuga abantu n'ibintu, nako itangazamakuru rimeze. Niba uzi ngo uri figure publique, abantu barakuvuga, byanga bikunda barakuvuga ibibi wakoze n'ibyiza wakoze, ibyiza n'ibibi byose turabivuga. Ariko uyu munsi ntabwo nje nanone kuvuga kuri Aline Gahongayire, ahubwo nje kuvuga kuri updates cyangwa se ku makuru mashyashya ari kuri Prince Kid. Amakuru mashyashya ngira ngo nagiye mukoraho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ninjye wa mbere ndatekereza wavuze ko hariho operation kuvuga ngo ashobora gushakishwa akagezwa imbere y'ubutabera. Ariko ndanagaruka cyane, reka nanabanze mbere ko njya kuri Prince Kid mbanze mvuge ku muntu witwa Apotre Yongwe. Nababwiye ko muri industry ya gospel cyane cyane y'abakozi b'Imana bo mu Rwanda habamo abantu bakorera Imana mu by'ukuri, hakaba n'abakorera utamenya ibyo bakorera. Yongwe ubuhamya bwe abantu bagiye batanga gurira muri 2013. Yongwe ari wa muntu uvuga ibintu Imana yamubwiye, akavuga ati Imana yambwiye gute. Ari umuntu wakoraga muri ADPR tuzi neza ko abantu benshi bavuga ngo nubwo ADPR irakabya, ariko nanone baravuga ngo niryo torero abantu babamo yenda ngo basenga Imana by'ukuri. Yongwe yarikoreragamo, yari umusatuzi, yari umubwiriza butumwa abantu benshi bari babizi. Yongwe icyo gihe yabwiraga abantu akabasengera, abantu babaga batonze umurongo bakaza kuvuga ngo turashaka Yongwe, turashaka dukorera ibingibi, turashaka dusengere kuri iki kintu kiniki, kandi bigakunda. Yongwe ariko byaje kugeraho bya bintu byo kuvuga ngo abantu baratanga amafaranga cyangwa se hazamo kubamo business, abandi bashinga amatorero, we ntiyayashinga, kandi ari umuntu watangiye ibintu by'amatorero mbere, we abona ari gutanguranwa. Nibwo yatangiye kuzajya yishyuza, navuga ngo ubuhanuzi, akakubwira ati mfite umugore, mfite iki, ndashaka kujya ku musozi amafaranga yo kumusigira. Njyewe nabonye ibiganiro by'abantu batandukanye ndetse n'ubuhamya bw'abantu batandukanye bavuga ngo Yongwe umugore we wamushyize muri ziriya ntambwe, kubera ko umugore we yamusabaga ibintu Yongwe adafite ubushobozi, bigatuma Yongwe aba navuga ngo uyu munsi afungiye ubwescro. Nimbivuga ntagira untera amabuye kuko nicyo afungiye, nicyo akurikiranyweho, bituma Yongwe ajya mu bijyanye na escroquerie. Escroquerie ni iki? Nuko yafataga umuntu uri muri France. Ngewe hari umugabo wanyandikiye, ngira ngo nabibabwiyeho, umugabo aranyandikira kuri WhatsApp arambwira ati Chris, mfite ikibazo kimeze gutya, ati Yongwe, ati nubwo bamufunze ubwo nanjye nari ngiye kuza muri iyi minsi ya za Christmas, nari ngiye kuza nkaburana na Yongwe cyangwa se nkamujyana muri ribo, kubera ko Yongwe yansenyeye umuryango ngo Yongwe yafashe umudamu w'umuntu ba muri France i Paris, akazajya mwandikira akamubwira ngo umugabo babana ntabwo ari uwe, n'umwana ngo ntabwo juste, urumva bari barabyaranye already. Noneho umudamu aza kugira harabyizera. Nababwiye ngo abantu ushobora kubeshya cyangwa se abantu bumva cyane, ni umugore uri inyuma y'umuharuzi, ni umugore uri inyuma y'umupfumu. Abo bantu barumva cyane. Noneho hari amafaranga ngo babahaga, sinzi ngo leta y'Ubufaransa hari amafaranga igenda y'abantu babimukira simbizi. Noneho amafaranga niyo yafataga akayaha Yongwe akajya gusenga akagira gute. Noneho kubera Yongwe yava kugira ngo Imana ngo wa mugore akomeze amuha amafaranga, akamubeshya ngo Imana yantumye, biza kugeraho umugore mind irahinduka, yumva ko umugabo babana atari we mugabo we, Imana izamuha undi mugabo ngo uturutse mu Rwanda. Umugore arangije yanga umugabo, amaze kwanga umugabo, urumva niba umugabo atari uwe, n'umwana yumvaga ko n'umwana atari uwe nyine, aturugo avi Paris. Sinzi niba yaragiriyo, sinzi ahantu yagiye, ariko yagiye mu wundi mujyi utari Paris, asiga umugabo n'umwana, ngo Imana ngo yavuze ngo umugabo n'umwana ntabwo arabe. Baragiye, umugabo areka akazi yakoraga kugira ngo azajye yita ku mwana. Uwo mugabo arambwiraga ati niba ari umuntu w'umugome wampemukiye mu buzima, ni Yongwe wanyangirije urugo, wansenyeye urugo, umwana wanjye akananuka, umwana wanjye akabaho, mbese akabaho mu mugahinda n'ibibazo. Noneho nyuma yaho umugabo yaje kwigira inama, aravuga ati kugira ngo yumva nyina uwo mugabo yarakeneye ko umugore agaruka, yahamagaye nyina w'umugore wari uri Kigali, aramubwira ati
mu byukuri umugore ntabwo nyumva ntabwo agira gute nyirakuru amubwira ati rero kuri telefone ashobora kutabyumva shakira ibyangombwa nze mu Bufaransa nze muhuze mwicaze hasi tuganire agaruke mu rugo. Umugore cyakora umugabo yaragiye yashaka ibyangombwa, umugabo yura indege aragenda amusanga i Paris, nyirabukwe amusanga i Paris, bagezeyo bashaka wa mudamu baraganira, umudamu agaruka mu rugo. Ariko umugabo aravuga ngo umugore yaramaze ukwezi niba ataramezi abiri gutyo sinzi n'ibindi, ariko ngo muri ayo mezi abiri urugo mbese umwana yaramaze kuba nabi. Umwana ntabwo abona mama we, umwana aracyari muto, papa we yaretse akazi, papa we ntazi kurera abana, kandi muri biriya bihugu kugira ngo n'umukozi ari ibintu babigoye. Mbese umugabo arambwira ati twabayeho mu buzima bubi kubera Yongwe. Arambwira ngo amafaranga na facture zose ama message yo kuri za Western yamwohererezaga ngo arayafite. Hari ama message njye anyoherereza. Yongwe arafashwe arafunzwe. Ariko noneho abantu baje gutangazwa nuko ngo mu rukiko igeraje kuburana ubujure kwifungwa n'ifungurwa umugore atahagaragaye. None se niba umugore rero wamushyize muri izo ntambwe, niba umugore rero wa muntu ukunda ibintu bihenze, ndashaka iki bigatuma umugabo erega hari abagabo babayeho muri ubwo buzima. Ntabwo ndi umugabo ariko hari abagabo tuba tuganira babayeho muri ubwo buzima, babayeho bari stress kubera ko umugore arashaka iki nutagikora ndagira gutya, abari abandi babifite n'iki. None niba umugore yaramubwiraga ati ngewe nshobora kuza kwigendera cyangwa se nkaguta cyangwa nkagira gute kubera ko utanguriye iki, kubera ko utakoze iki, kubera ko udashatse iki, kubera ko tutabaye mu nzu ihenze gutya, none se aramusanga kuri kasho? Ntabwo yaze kumusanga mu mapingu, kuko noneho niba navuga ngo byari byose namubwira umugabo gutya ati nutagira gutya ndagira gute, ntabwo ubaho umugabo. None niba utaramubahaga byibura afite nayo makeya azamuha gute ari mu ipingu? Ntabwo amubaha ari mu ipingu. Ku ruhande rumwe nshobora kubibona muri uwo muyo, kuko umugore urumva niba bigeze kuri iyo angle umugabo ashobora kwishyira muri zo ntambwe zo kuba escrow akavuga ngo ariko escrow kugira ngo agure umudamu igitenge cyiza, amugurire sinzi ngo imodoka, ngo amugurire iki, babya uwo mugore nyine urumva ari ukuntu abashyira umugabo ku gitutu. None niba ari mu mapingu umugore ajya kumureba, urumva yaravuze ati ahubwo ya maskini n'ubundi iransize reka nikinira izindi, nubwo ntabivuze gutyo. Icya kabiri, ibyo bishobora kuba bivugwa kuri Yongwe bishobora kuba atari byo. Yongwe urugo rwe ari byago bigura abagabo. Noneho bitewe nuko uyu mugabo afunze, urumva umugabo yenda niwe wakoraga cyane, urugo byanga bikunda Yongwe agiye kumara ukwezi n'indi minsi cyangwa se abiri, urumva urwa rukundu rugenda rusubira inyuma, abantu bafite abana bagize gute. Yenda umugore yarimo kurwana n'ibyo bintu akavuga ati nanone umwanya none se kujya ku rukiko ko bidatuma bamufungura cyangwa se ngewe nta influence ndi bugire, akavuga ati yenda ndaza kumva ibiza kuvamo, reka nkomeze nite ku bana. Nabyo akabibara gutya, nabyo ushobora kubivuga gutyo, nabyo ashobora kubibara muri iyo angle. Icya gatatu nuko bishoboka ko Yongwe n'umugore n'ubundi batumvikanaga, cyangwa se umugore atarashyigikiye Yongwe ibyo yakoraga. Nanone twibuke ko hari igihe abantu, hari igihe umugabo aba afite ka gig yikorera ariko umugore atanabizi. Umugore ajya kubona akabona umugabo yahashye yagize gute, umugore atazi ibintu akora, utanabimubaza. Nujye kwambwa ati ngewe ndi pastor, yenda wikorera izindi gig ku ruhande, ukabibaho muri ubwo buzima, ariko umugore atazi ngo umugabo wanjye akora iki, utanamubaza ngo umugabo wawe akora iki ngo azakikubwire. Ibyo bibaho ndetse cyane wasanga rero ariyo si Yongwe yabagamo. Nizo mpamvu zishobora gutuma umugore ashobora kutazi, cyangwa se umugore akaba yaranarwaye anafite ibindi bibazo by'ubuzima, nabyo birashoboka. Cyangwa se hari n'ukuntu umudamu abakunda n'umugabo cyane akavuga ati se umugabo wanjye nkunda koko ndajya kumureba yambaye amapingu koko, akumva ntabwo ashaka kubireba. Uzarebe hari igihe nk'umuntu aba ari muri koma nk'umubyeyi we, cyangwa se akumva ntabwo ashaka kumureba, akavuga ati oya ntabwo, kubera ko yumva ko biduze kumutera agahinda cyane. Nabyo birashoboka. So abantu bari kuvuga ngo umugore yawe wa Yongwe bamwihaye, ntabwo ngiye najya muri iyo angle. Ngiye nabibona gutyo muri ubwo buryo butatu.
icyambere Yongwe ashobora kuba ibyo yakorwa umugore ataramushyigikiye akavuga ati ubwo nyine genda udiringe nabyo. Icyakabiri ashobora kuba umugore yamukundaga cyane atifuza kumubona umugabo ari mu mapingu. Icyagatatu Yongwe umugore ashobora kuba batarumvikanaga n'ubundi umudamu akavuga ati n'ubundi uyu mugabo n'ubundi yenda yamutse agamushyira kuri stress n'iki akavuga ati n'ubundi nagenda guyongiye. Icyakane nuko umugore yenda ari mu zindi condition akavuga ati ndewe ndahari ndi kudiringa n'iby'abana reka nshakira abana ubuzima kujya ku rukiko n'ubundi nta influence ndibugire akabirika. Icyagatanu nuko umugore ashobora kuba nawe atari muri condition nziza yenda arwaye cyangwa ufite ibindi bibazo by'ubuzima. Nuko nguko mbibona kuri Yongwe abantu bagiye babivuga, nabonye abantu barabishyize ku mbuga nkoranyambaga barabivuga, cyakora abanyarwanda tsigaye tuvuga kwere umuntu aragira akantu gatoya social media none ibi bya Twitter byaje bya space baravuga amasaha none njya ntungurwa no kubona amasaha 9 ya space bazamana ya amasaha 9 bro nkumva biteye ubwoba. So ntabonye rero ku ma space amazi minsi agira sinzi impamvu Prince Kid yongeye kugarukwaho yongeye kuza mu mboni z'abantu. Prince Kid yarabwiye ko yavuye mu Rwanda ajya Dubai ava Dubai ajya Australia ajya mu kindi gihugu. Prince amakuru ngewe mfite uyu munsi nuko hari abantu bari i Kigali ajya avugana nabo. Prince Kid ajya avugana n'abantu bari i Kigali, hari umuntu yabwiye ngo azajya mukurikiranira yumve affaire n'umuntu ukora ntabwo navuga ngo nawe n'umuntu uri aho ngaho bayabaya azajya yumva ese gahunda zigeze. Ku munsi w'ejo habaye inama ya Interpol. Yabaye inama ya Interpol, umuyobozi wa polisi y'u Rwanda nyakubahwa Commission General Felix Namuhoranye yari yayitabiriye. Sorry niba ndi iranka ndivuze nabi nyakubahwa, ariko nzi ko ari DCG Director. I'm sorry reka by'amaranga nze kubibamo ko ntaza kuvuga iranka ritari ryo, ariko ni nyakubahwa na Felix Namuhoranye na nyakubahwa Jano Ruhunga wa RIB bari bayitabiriye. Hari icyo twita habaho Interpol ifata nyine ni Police International. Ngira ngo uriya mugabo bafatiye Kayishema bafatiye muri South Africa ku bintu yarakurikiranye ibintu bya genocide, ntabwo yafashwe na polisi ya South Africa, yafashwe na Interpol. Buri gihugu cyose cya gifite Interpol. Ngira ngo wa Murundi basubije mu Burundi yari yaribye amafaranga banki y'u Burundi agahungira mu Rwanda, nawe yasubijwe na Interpol. Buri gihugu kiba gifite Interpol, no mu Rwanda irahari, bihugu byose habarimo Interpol. Iyo bisabye ko ari ibibazo byambukiranya imipaka, ntabwo polisi icyo gihugu ishobora gufasha, ishobora ku intervena, ariko ni Interpol ifata uwo muntu ikamushyikiriza yenda izindi nzego zimushaka, sinzi za ambassade cyangwa se n'abandi ba attaché militaire simbizi, kugira ngo wa muntu abe deported. Amakuru namenye nuko ngo byagorana ko Prince Kid yahabwa ubuhungiro, statut y'ubuhunzi. Kora ko already Prince Kid yavuye mu Rwanda, ava mu Rwanda ubundi aho bisobanuraga yambwiraga ati impunzi nta impunzi igenda na passport y'igihugu ihunze, impunzi nyine capanya. Noneho Prince Kid kubera ko yego yarari mu rukiko, ariko nanone kubisobanurira dosiye ngo isobanure UN ntabwo izayumva bitewe nuko baravuga ati Prince Kid yavuye mu Rwanda yari gumo gukurikiranwa, ahubwo akoresha passport y'icyo igihugu, ntabwo yaciye panya. Kandi nta kuvuga ngo yenda iyaze kugenda na passport kesi kaza nyuma, ariko already yavuyemo, inzego ziri kumukurikirana ndetse akoresha passport. Bigaragara ko muri icyo gihe n'urukiko rwari rwavuze ngo ntabwo icyemezo cyo kumufunga gihita kiba itegeko, bivuga ngo Prince Kid yaragiye, byagorana ko ngo icyo kintu yazakivuga UN ikamuha ubwo buhunzi cyangwa se ubwo buhungiro, bizagorana. Bivuga ngo Prince Kid dushaka rwose kuza kumubona Rwanda ya imuzanye Kigali. Ikindi Prince Kid
ntabwo njyewe umuntu wambwiraga ati ajya ahamagara abantu i Kigali baranavugana n'abashuti be n'iki ariko namba ari gukoresha Prince Kid ntabwo ari ya Australia yo mu Rwanda senior Dubai, ari gukoresha namba yo mu Bwongereza niyo uyu munsi ari gukoresha +444. Nuwango ziriya namba icyo bakora no mu Rwanda ngira ngo namba ushobora kuyigura koze gikoresha kuri WhatsApp ndetse no kuyihamagara nabyo birashoboka hari uburyo bagira ngo sinzi ngo kora akaba ari yuri gukoresha sinzi ukuntu babikoresha ama networks bivuga ngo Prince Kid ari mu buryo bwo kwihisha n'ama network ari gukoresha ngo nama VPN niko nabyumvise niki ariko urumva ko Prince Kid naho byanga bikunda afite icyo kibazo ariko abantu ngewe uko mbibona nabyo navuze Prince Kid yakoze amakosa akomeye yagombaga kuza akajurira byari bifite amahirwe menshi ko Prince Kid yagomba kujurira iriya myaka 5 ntaje kuyifungwa bakayisubika none se wese Prince Kid waburanaga ibintu ndetse n'abantu bavuga ati ibintu bishobora ko byumvikana nari umuntu tuzi wakatiwe imyaka 10 ariko uyu munsi atarafungwa ntabwo yabaye itegeko bagize isubitse ntabwo afunze. Prince Kid rero yakoze amakosa yo kuvuga ngo agiye kwishyira mu nzego agiye kuvuga ngo agiye guhigana n'ubutabera ni ibintu bizamushyira mu ntambwe mbi kandi ndende zishobora kuzamushyira mu byago kuko igihano yakatiwe kiza already cyabaye itegeko ko ku itariki ya 30 mukatiye ku itariki ibanza ya 13 byagomba kurangira n'ubundi ku itariki ya 13 minsi 30 yagomba kubirangije. Metre Nyambo yavuze ko atiza muganga mujurire nawe ubwe ntigeze ajurira bivuga ngo yaciye yasuzuguye inzego yasuzwe bivuga ko yasuzguye ubutabera byanga bikunda ari ikintu njye hari ikintu cyambayeho muri 2020 kugira ngo wumve ukuntu gusuzugura abari ibintu ari bya danger. Muri 2020 hariho amasaha ya kafyu noneho bari barishyizeho gutaha saa moya ariko noneho abanyamakuru baravuga ngo abanyamakuru noneho bo bemerewe gukora amasirikirasiyo icyo gihe nari ntoye ku Ruyenzi none icyo gihe nagiye ubanza naragiye i Kanombe nari ngiye gukora inkuru nari ngiye kwishakira ikiganiro ariko kuko bari bavuze ngo abanyamakuru bemerewe kugenda ngi Kanombe ntaha amasaha yarenze natashye hafi saa 2 ntacye saa 2 ngera hariya ku giti cy'inyoni kuganda kaji Musanze ndaza ngeze mu muhanda asanga abapolisi bahagaritse imodoka nyinshi pe byari nka saa 2 none ari kugenda asaba buri muntu wese icyangombwa permis none ngeze nge nta permis icyo gihe nta permis nagendanye arambwa ufite permis ndavuga nayibagire mu rugo utahaye nta ku Ruyenzi mpa carte jaune maze kumuha carte jaune hari bari abantu b'ikimoto bahitaga bafata bari apolisi nyine bagera ku kimoto bahitaga bafata ya ma permis na ma carte jaune bagahita bayakusanya bagahita basubira i Nyamirambo kuko hariya already ni ukuvuga ngo utararenga Nyabarongo ubukiri muri Nyarugenge ubukiri muri Kigali buvuga ngo stade y'abantu ba Kigali ba Nyarugenge yari Nyamirambo urumva gera hiri muri Kigali noneho bagahita basubira i Nyamirambo nibyo bavuga ngo nukuraza abantu muri stade none cyo gihe ndavuga nti nyine bakwakaga carte jaune na permis bagahita babitwara bakakureka none ndavuga nti byari byose ndi umunyamakuru kandi ndabyemerewe yenda ubu ngubu bari muri rwinshi ntago babyumva ko yasobanurira ndavuga nti reka ntahe carte jaune n'ubundi nzajya kuyireba ku Muhima ejo ku munsi ukurikiye bwarakeye mu gitondo ndagenda njya ku Muhima ngeze ku Muhima bati injira muri 13 ngeze muri 13 barambwira bati uje kureba iki ndavuga nti ejo ni mugoroba natanze carte jaune yanjye kwa ko narenze ku masaha ariko ndi umunyamakuru turabyemerewe ati mpita nitahira bambwa none se ko bakwatse carte jaune bakakubwira ngo ujye kuri stade kuki utagiyeyo ndavuga nti nyine numvaga ko ari ukuntu ubundi ari kugenda bakayidona bwa n'ubundi nzaza kuyifata hano ndi kuvuga gutyo hari harimo n'abandi bantu nyine nabo bafite ibibazo nk'ibyo bafatiye amapermis n'amakarite jaune none bahita banzanira urupapuro urabona yenda ugeze nko muri ribaro urupapuro nyine bagenda bakubaza wavutse ryari ID yawe man nk'umuntu ugiye gufungwa baranyandikira bagenda bandika amazina yawe wagize gute mpita mora biriseri barangije bati ubu ntabwo muri butahe ati gusuzugura polisi yakubwiye ni iminsi 2 baratujyanye
n'abandi harimo n'abandi bamama ngiye banjyana hari aho kubita kuri Lagarete nakubise mu minsi 2 kubera ko nasuzuguye gusa kujya kuri stade none urambwira ngo umuntu wasuzuguye urukiko kuriya bakamukatira akagenda yenda niba banamuhaye uruhushya yenda visa cyangwa se visite akagira gute akagenda ntagaruka zinga afite ibibazo mu butabera ntabwo ari ibintu byoroshye bro yishize mu ntambwe zishobora kuzamugira ya myaka 5 bamukatiye ishobora no kugira ikindi kintu ishobora kugira hari abantu baburana bari hanze ngira ngo ejo bundi mwumvaga inkuru ya Samsuri arikuvuga ati rwose ati umuntu yarandeze ati ndirukanka ati abungubu mfite ikibazo ati nubwo ntegereje kongera kuburana ibintu nk'ibyo ngibyo kuri Prince Kid nubwo ari gukoresha namba akavugana n'abantu ari kuvugana n'abantu ngo bari mu Rwanda mbwa ati mu bandebere ngo menyere ngo situation igezeho ngo abantu ngo bari ngo niba ngiye guza gushakishwa ntacyo biri bufashe nta na kimwe biri bufashe igishoboka nubwo byararangiye ubu nyine nta kushobora kugihari ni imyaka 5 ariko yaza muri kiriya gihe abantu baza kumugira inama akaza muri kiriya gihe Prince Kid I swear ko atari gufungwa ntabwo ari gufungwa ikindi buriya yerekanye navuga ngo yahaye niba ari kuburana na Jory yahaye Jory navuga ngo uzambaraga Jory niba ababivuga uretse ko ngiye batari nako mbibona rero Jory ashaka iriya platform ya Miss Rwanda rirarushanwa ararimuhaye ni nko kurifata akarimuha iyo aza kuba hari ibintu bikiri mu ntuza unubango baretse bavuga ati niba ikamba baretse bari mwambura kuko ntabwo uyu umaze gufunga imyaka 5 hari ibintu utawemerewe gukora wakati imyaka 5 Prince Kid bora nyine yarakatiwe bura navuga ngo hari ubusembwa afite mu bijyanye n'ubutabera bura nyine Rwanda Inspiration backup ireti muva niba nabandi bafatanije yenda bayiha abandi yenda bya bindi Mutesi Jory yashakaga bikebe mujyaho abari ubifata nuvuga ngo arayimuhaye nyine arabimuzaniye mu biganza uretse ko nyuma nakatari nabyashakaga so ku bantu rero bari kuvuga ku bya Prince Kid nuko bimeze ntabwo ari muri Australia ntabwo ari Dubai hari ikindi gihugu arimo narakibabwiye ashaka kongera kuza gusubiramo ari gukoresha namba yo muri England +444 avugana n'abantu bisanzwe akoresha ama VPN ariko anakurikirana ngo uko situation imeze niba atazajya gushakishwa bamwe akavuga bati ubwo polisi y'u Rwanda yagiranye inama na Interpol nubwo atari ubwa mbere n'ibintu bisanzwe iriya yenda n'inama isanzwe ariko abantu bahise bavuga ngo mu bantu ngo kugira ngo Interpol ngo bishyiremo ingufu ngo ishakisha abandi bantu ngo barimo na Prince Kid ntabwo umuyobozi wa polisi y'u Rwanda cyangwa umuyobozi wa RIB n'uwa polisi y'u Rwanda niba bagiye guhura na Interpol ntabwo bivuga ngo bagiye kuvuga ngo nose Prince Kid yego kiriya cyaha ariko nanone hari abandi bakoze ibyaha byinshi bro banyereje umutungo wa leta basebye igihugu warwanya ubutegetsi ibyo nibyo biba beraje ishinga kuruta nubwo nta cyaha gito ariko nanone buriya niba koko bivuga ngo niba umuntu yakatiwe haba bamukatira kugira ngo abareze cyangwa se aryozwe ibyo yakoze nuvuga ngo nta nyungu y'ubutabera cyangwa se nta butabera abo bantu baba barahohotewe baba baragize nta butabera baba babonye ubutabera nuko babubona nuko Kid yasavinze kiriya gihano ariko mu gihe ataragisavinga ntabwo ubutabera baba buraboneka ubutabera nabwo bushaka gushyiramo ingufu bati kugira ngo abantu bahabwe ubutabera nuko waba uwo bivuga ko yashatse gukoresha imibonano mpuzabitsina cyangwa se ubwinjira cyangwa mu gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato abiryozwa yatarabiryozwa ntabwo ubutabera buba buraboneka ngayo nguko n'ubusesenguzi bwanjye bw'uyu munsi amazina yanjye ni Chris Kame nshimira mwese tugenda tubana buri munsi ku biganiro tugenda dukora n'ukuri ndabashimira cyane ni by'ikirenga uko mugenda mwiyongera ku munsi uko streaming ibiganiro byacu ama comments n'ibitekerezo muduha n'inyunganizi byose n'ubufasha ubwo ari bwo bwose mujya muduha ubwo ari bwo bwose yaba ubw'ubushobozi yaba ubw'ibitekerezo bwose turabashimira cyane kuba mugenda mubana natwe aho bitagenda neza muzajye mutubwira ariko nanone aho bigenda neza mwa appreciating nkuko mubikora ndabashimiye Imana ikomeze ibane namwe. Waba ufite ikibazo cy'amarozi yakuzahaje, waba ugira ikibazo cya karande ndetse n'inyatsi, waba ugira ikibazo cyo kunoza amabanga y'urugo gutera akabariro byaranze,
waba urwaye indwara zidakira ndetse n'izindi nyinshi, byose ubu byakemutse. Turi inzobere muri ibi ngibi imyaka myinshi ishize. Ibi nitwe tubikemura gusa. Muganga agukoraho urikaka ugasigara utanga ubuhamya. Akarusho niyo waba uri mu mahanga ukamwohereza ifoto gusa, akemura ibibazo byawe. Aho waba uri hose imiti yacu tuyikugezaho mu buryo bworoshye, kandi imiti yacu nta ngaruka mbi itera. Waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose, ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 783 92 38 Muganga wacu kuri buri ndwara yose arebaho ni nko guhumbya. Waba ufite ikibazo cy'amarozi yakuzahaje, waba ugira ikibazo cya karande ndetse n'inyatsi, waba ugira ikibazo cyo kunoza amabanga y'urugo gutera akabariro byaranze, waba urwaye indwara zidakira ndetse n'izindi nyinshi, byose ubu byakemutse. Turi inzobere muri ibi ngibi imyaka myinshi ishize. Ibi nitwe tubikemura gusa. Muganga agukoraho urikaka ugasigara utanga ubuhamya. Akarusho niyo waba uri mu mahanga ukamwohereza ifoto gusa, akemura ibibazo byawe. Aho waba uri hose imiti yacu tuyikugezaho mu buryo bworoshye, kandi imiti yacu nta ngaruka mbi itera. Waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose, ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 783 92 38 Muganga wacu kuri buri ndwara yose arebaho ni nko guhumbya.